Ijambo ryahindura ubuzima. Ubwo Yozefu yari mu gihugu cy'ubusuhuke, Yozefu akaba yarabyarwaga n'umugabo witwa Yakobo. Yozefu yarose inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Bamugiriraga ishyari cyane, ababwira inzozi yarose. Ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye uhagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Ngo bene se baramubaza bati, ni ukuri se wowe ni gute waba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi n'ayo magambo ye byatumye barushaho kumwanga. Ni ruto Yozefu, ubwo bene se bari baragiye, se yaramubwiye ati, enda impamba mwana wanjye ushyire bene so ibyo kurya. Ubwo yafataga impamba yaragiye, ageze kuri bene se akiri kure yabo bati, nguwo Karosi yaje. Bari baramuhimbye izina ngo Karosi. Ese nawe bajya baguhimba amazina menshi cyane? Nuko bene se wa Yozefu baramugurisha, bamugiriye inama yo kumwica, ariko Isiraheli abwira Yozefu ati, bene so ntibaragiye umukumbi i Shekemu? Ubwo ni mu Itangiriro, muzasoma mu Itangiriro igice cya 37. Nuko aramubwira ati, genda umenye ko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gihombe cy'i Heroni agera i Shekemu. Nuko amajije kugera kuri bene se, igihe yari agihinguka, bamupangira imipangu mibi yo kumwica. Nawe birashoboka yuko waba ufite inshuti, ariko izo nshuti zikaba zitakwiyumvamo, ndetse bakaguhimba n'amazina rwihishwa. Ijambo ryahindura ubuzima bwawe rero, umenye yuko nubwo ugendana n'abantu benshi ntabwo bagukunze. Hari abagukunda kuko umuntu ntabwo akundwa na bose. Hari abakwanga, hari abagukunda. Ijambo ryahindura ubuzima rero twihute turigereho. Yozefu yageze mu gihugu cya Egiputa, umwami aramukunda cyane. Nyamara nubwo yangwaga na bene se, ariko ntawangwa na bose. Yakunzwe n'umwami, ubwo umwami yagendaga yamusigiye ibintu bye byose. Ngaho rero uzajya ukunda kugirirwa icyizere. Dore ibintu 3 byatuma uba umukire. Icya mbere ni umwete. Icya kabiri kugirirwa icyizere. Icya gatatu kugira imbaraga mu kazi kawe n'aho ukorera hose. Ibyo bintu 3 nubigira uzaba umukire. Yozefu yabaye umukire. Dore impamvu yatumye aba umukire. Yozefu yagiriwe icyizere n'umwami, amusigira ibintu bye. Uretse umugore we niwe atigeze amusigira. Ubwo umugore wa Yozefu, kubera igikundiro, nuko Imana yamuhaye igikundiro, umugore w'umwami Pwito yaramwifuje. Amaze kumwifuza, kubera ko n'umwana w'umusore yari afite igikundiro cy'uko yari agiriwe icyizere na sebuja. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwo bamugambaniraga akabeshyerwa, uyu mugore w'umwami yabeshye ko yashatse kuryamana nawe, ariko kubera Yozefu yari umutoni ku mwami, ntabwo yigeze yumva yuko yahemukira umwami. Yarabeshyewe, murabizi amateka, yarafunzwe. Amaze gufungwa, muri iyo kasho harimo abantu barose inzozi, arazisobanura, zirasohora. Noneho muribuka ko umwami nawe yarose inzozi, biba ngombwa ko Yozefu ajya kuzisobanura. Umwami arongera amugirira icyizere. Muribuka ko hateye inzara, Yozefu akaba ari we ucunga umutungo. Kugirirwa icyizere nabivuze muri bya bintu 3. Ibyo ni ijambo ryahindura ubuzima, kandi ubuzima bwawe bukazahinduka by'iteka ryose. Iryo ni ijambo murakoze. Ijambo ryahindura ubuzima by Vestine. Murakoze, mugire umunsi mwiza.